muraho neza turabashuje njye nitwa JAPHET Mazimpaka cyangwa Kana Kimana cyangwa Intry Boy bitewe nuko wanyita nta kibazo ngewe ni Nyamukuru cyangwa se 5K ETIENNE imfura ya Beneri tuje hano kugira ngo mbere na mbere tubashimire kuba mwaradushyigikiye kuva twatangira uruganda cyangwa mu ruganda rwa comedy ntago mwigize mudutenga mwaradushyigikiye mwasharinze video zacu mwaje mu bitaramo byacu twagiye dutegura yaba ari mu mahanga yaba ari hano mu gihugu Imana yo mu ijuru ibaho umugisha turabashimiye turashimira Daymakers Entertainment kuko nayo yaradufashije kumenyekana no kumenyekanisha ibihangano byacu naye Imana umugisha twagira ngo tuzanga mbere na mbere dusobanure ku makuru aherutse gutangazwa bamwe yenda bishobora kuba byarabateye urujijo batese ubundi ko twumvisha ngo mwavuye muri Daymakers nibo bandi mwebwe Daymakers babiri cyangwa njye nanzi ko mwebwe babiri nyine nurumva ugasanga n'urujijo ya ku makuru twitangarije neza ko tutakibarizwa muri Daymakers ku itariki 13 nibwo twafashe uwo mwanzuro turabitangaza ayo makuru niyo kuko twavuye muri management ya Daymakers ya management twari tumaranye igihe ariko bitewe nuko amasezerano twari dufitanye ibyari bikubiye mu masezerano harimo ibitarubahirijwe turateguza tuti byakubahezwa kugira ngo dukomeze dukorane neza twatanze integuza kugira ngo babigendereho tubigaragaze hanyuma babikosore ariko nyuma yaho tubona yuko nta mpinduka irimo nta kintu bitanze turavuga rero kugira ngo uzamare igihe kirekire ukomeza kugira icyo kibazo uzanatandukanye n'umuntu wenda munafitanye ikibazo munavugana nabi cyase bivuga ngo bifu ibintu nk'ibyo turavuga no reka dufate umwanzuro hakiri kare gusesa amasezerano muhita namwe mubibona nkuko mwabibonye rero nibyo ariko nta kibazo dufitanye ari Clapton ari gukora ibintu bye ari nawe umuyobozi wa Daymakers ariko ahubwo muramushyigikire yabaye n'abandi banyarwenya bari muri Daymakers bari umuna bacu yewe n'abandi banyarwenya bose bo mu Rwanda bakora ku giti cyabo amagroupe ya comedy atandukanye bose mudufashe kugira ngo uruganda rwa comedy rukomeze rutere imbere tubikesha mwebwe rero Daymakers ifite ibikorwa byayo ikomeza gukora nka management n'abahanzi bayo natwe nka team bigomba guhinduka cyangwa se JAPHET ndetse na ETIENNE natwe ntabwo twishaye gusa turakomeje n'ibihangano byacu bikomeza bigomba guhinduka nshyashya ziraza vuba cyane tuzaduhurira hano niho mu rugo ubundi kuri ino YouTube channel yitwa JAPHET kane free cyangwa se JAPHET for free yes hano turi niho gahunda inama zose natwe turi abantu pe muzamutugira inama mutubwire ati rero ahangaha namwe ntabwo ari byo cyangwa se byose nta kibazo pe natwe ntabwo turi marayika rero hano ni mu rugo muzayo muza ntabwo rwose tuzabicisha irungu pe tuzadurira ahangaha kuri ino YouTube channel mudufashe ukoresha urutoki rwa Imana yakwihereye ukanda subscribe kuri ino channel kugira ngo uzagire ibintu byose tuzana hano mu rugo hano ni mu rugo no tugiye kujya tuba pe tumuzicwa n'irungu mugiye kujya mwicara mugubwe neza dusangire ibyo tubonye tumere neza kugira ngo hanyuma dukomeza no kubashimira Imana yo mu ijuru ibahe umugisha urakoze cyane urakoze asante sana